Reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse, mugubwe neza aho buri wese aherereye, abari mu gitondo agira igitondo cyiza, uri ku manywa agira amanywa meza, abageze ku masaha y'igicamunsi bagira igicamunsi cyiza, kandi n'abageze mu ijoro bagire ijoro ryiza. Turabasuhuje aho muherereye hose rero ku isi, muri Afurika, Oceania, Aziya, Burayi, Amerika, mwese abumva ururimi rw'ikinyarwanda n'indimi shami zirushamikiyeho, nimugubwe neza. Mbabwiye ngo turabakunda sinaba mbabeshye, ariko mbakundira ko mudukunda di. Mujye mukomeza mudukunde kandi dukundane. Ntaribagirwa rero cyangwa tutaranzika ngo tujye mbere, ndagira ngo mbasabe icyo mbasaba ni cya kindi. Ihangane wowe utarakora subscribe, kuko abantu batarakora subscribe ni benshi cyane, kuko YouTube iduha statistique y'abakoze subscribe n'abatarayikora. Kuko iyo ugiye gusanga abantu 64 batarakora subscribe kandi bakurikira ibi biganiro, gukandaho ndumva nta kintu biba bigutwaye rwose. Ukanda nako kazogera niyo utagakandaho ariko ugakora subscribe rwose, agahimbaza umusyi kava mu ngasiri, ni mudukoreremo. Hanyuma mukande kuri like, ariko munanatwandikire kuri muri comment icyo mushaka kubaza cyangwa se kutugezaho, mukitwandikire muri comment. Hanyuma mukore share, muhererekanye ibi biganiro ubigeze kuri bagenzi banyu kugira ngo durusheho kusangira amakuru. Ariko ujye wibuka, nk'ubu hari abantu nabonye bahoze babaza ibibazo kandi biri mu kiganiro twaraye dutanze. Rwose ujye wibuka kumva ikiganiro cyangwa ukirebe ugisoze, wumvemo icyo ukeneye. Uyu munsi rero tugarutse tugiye kuganira nanone ku bisubizo by'ibibazo 7 abantu bibaza kuri Pi Network. Twaraye tubonye ibibazo 10, none uyu munsi tugiye ibisubizo by'ibibazo 10. None uyu munsi tugiye kureba ku bisubizo by'ibibazo 7. Murumva ko turi bukoreshe iminota mike. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: ese koko launch izaba mu kwa 12 cyangwa muri uyu mwaka? Igisubizo ndakibaha. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ese ibi byo gukoresha systeme nyine ibyo batubwira gukora hari icyo bimaze umuntu atabikoze, hari icyo bitwaye? Igisubizo turakibona. Ikindi kibazo kirabaza ngo umuntu ufite Pi nkeya hari icyo zizamumarira? Ufite nyinshi siwe bifitiye akamaro? Turabona igisubizo. Ikibazo cya kane: ese umuntu ashaka kuregisteringa Pi ku buryo bworoshye yabikora ate? Yabikura he? Yabibwirwa n'iki? Nacyo turakibasubiza. Ikibazo cya gatanu: iri tangazo basohoye rivuze iki cyangwa se rirasobanura iki? Icya karindwi, icya gatandatu aricyo dusozerezaho, ni ibibazo 6. Nari mbabwiye 7 ni 6 d. Ibiganiro bimaze gutangwa umuntu kuri Pi, umuntu yabibona ati? Ngibyo ibibazo tugiye kuganiraho. Ikibazo cya mbere rero bari cyo duheraho cya launch. Iyi launch ya Pi Network ntabwo bigeze bavuga ukwezi izaberamo. Icyo basobanuye bavuze yuko izaba mu mpera z'uyu mwaka, by the end of this year. Gusa batanze kondisiyo zigera kuri 3 zizatuma Pi ibaho muri iki gihe nk'uko babivuga. Gusa itaba kuba kwayo si itegeko. Iyi launch open mainnet kuba ntabwo ari itegeko, ariko batangaje ko izaba mu mpera z'uyu mwaka. Nta munsi nta kwezi bavuze. Ibyo bindi nibyo abantu bishyiriraho, by the end of this year, mu mpera z'uyu mwaka, nicyo ngicyo tuzi, nicyo tugomba gufata. Icyo kigiye ku ruhande. Wowe gusa ikiranure no kurega, reba ibyawe ubisoze.
ikibazo cya kabiri kirabaza ngo gukoresha izi sisiteme za payi ntazikoresheje hari icyo bintwaye? Biragitwaye kinakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo sisiteme yose iri muri payi ikoreshwa dukwiriye kuyikoresha ikajya muri muvomo. Ibi ngibi iyo tubikoze bigira uruhare mu kwihutisha open mainnet, bigira kandi uruhare mu gukurura abashoramari baza gukorera muri payi cyangwa abashora imari yabo muri payi, muri application zabo, muri softwares, cyangwa se abiteguye kuzana ibicuruzwa kubera ko babona iyo sisiteme irimo gukora. Iyo rero ducecetse ntitubikoreshe bibangamira payi network kubera yuko ntibikurura abakiriya. Hari ubwo dutegereje open mainnet tudafitemo uruhare dushingiye kuki? Reka turusheho gukoresha izo sisiteme za payi kugira ngo turusheho gutsura uruhare rwacu mu mikorere n'imikoreshereze ya payi network, bityo abashoramari n'abandi bantu babone yuko hahiye. Ibyo bizihutisha open mainnet. Umunsi dufite umuvuduko. Ikibazo cya gatatu ni ikijyanye na payi nkeya na payi nyinshi. Wese ubwo ufite nkeya hari icyo zizamumarira? Ndagusubirisha urugero rw'amagambo yatangajwe n'umudamu wa Dr. Nicholas Chengdiao Fan. Yigeze kuvuga ati, erega mu gihe kizaza ntabwo bikenewe ko umuntu azaba afite, si ngombwa ko umuntu azaba afite payi nyinshi, 10 gusa zizaba zihagije. Ibi ngibi turagira ngo bikureho urujijo rw'abantu biyumvamo yuko bafite payi nke. Ndagira ngo mbibutse ikintu twita GCV. GCV ni Global Consensus Value. Iyi Global Consensus Value twishyiriyeho cyangwa twapropose ihwanye n'ibihumbi 314,159 by'idolari. Ndagira ngo dukore imibare. Dufate urugero rw'umuntu ufite payi 3 zonyine. Reka dufate 2 payi 2. Niba koko iki giciro kizakurikizwa, aho payi imwe twifuza ko izabivunja 314,150, umuntu akazaba afite payi 2, aramutse avunjishije mu madolari byaba ari 628,818. Ariko ufashe amadolari ukayavunjisha mu manyarwanda, idolari riravunja 1,300, byaba ari 1,816,813,400. Ese aya mafaranga 1,816,000 avuye muri payi 2 haramutse hakurikijwe kiriya giciro, ntabwo wayakoramo igishoro cyakugirira umumaro mu buzima bwawe utari kuzapfa ubonye, cyangwa se niba wakwiteranye n'umuryango wawe mutayabona? Kubera iki ushaka gupfobya payi? Ndagira ngo ngufashe duhe payi agaciro. Kandi ikindi, abafaransa baravuga ngo prisona besoin. Uko urushaho gutunga niko urushaho gukenera. Rero ntanda yijuta. Umuntu ashobora kuba afite amafaranga menshi ariko akarira avuga ko nta mafaranga afite. Undi ashobora kuba afite udufaranga dukeya akanyurwa bitewe n'imishinga afite. Payi wiyirebera mu bwinshi, ahubwo payi yirebere mu cyo igomba gukora. Ni urugero nkanjye, ngewe mfite payi 12,000, ariko izo nigengaho ni 8,800. Ese 8,800 mfashe 8,000 byose, ngewe nkabifata nkabivunjisha kuri cya giciro cy'ibihumbi 314,159 by'idolari, naba mfite
miliyari 2,516,273 by'amadolari. Nimba ivunja mu manyarwanda nkavunja ku cyatatu zaba ari tiriyari 3,267,250,000 ni amafaranga no kuyabara bigoranye. Ariko se ayo mafaranga jewe ko nyareba nkabona ni make nkurikije umushinga. Dore umushinga ngewe nakora, jewe yangaya yose nyafuje nkavuga ngo nyavunjiye rimwe ngiye kuyabyaza umusaruro mu manyarwanda. Jewe nayafata nkavugana na leta nkayashora mu kubaka, tugakorana na leta stade z'icyitegererezo muri buri karere, ubwo ni stade 30. Hanyuma mfatanyijemo na leta yaba itarabona yayo, jewe tukavugana ngiye nkayashora gakora, hanyuma ngewe bakajya bayansubiza buhoro buhoro. Nubundi nkayafata ayo banshubije, nkayafata nkayajyana ku isoko ry'imari n'imigabane mu mpapuro mpesha mwenda, nkayaha leta, bondi za leta, kugira ngo leta yakoreshe igende yangarurira buhoro, ariko niyo nakunguka inyungu ntoya, ariko akoreshwa na leta yanjye. Ubwo n'urugero rwanjye ngewe ntanze. Ubwo ibi bivuga nyafashe nkagabanya uturere 30, buri karere ubwo kaba 1, 2, 3 kaba ari miliyari 108,908,400 n'ibihumbi 453,333. Izi miliyari 108 nta nubwo zakubaka stade y'icyitegererezo. Izi ngizi ni dukeya, ni mu manyarwanda nyine. Urabona yuko ya mafaranga abaye makeya bitewe n'umushinga mfite. Rero nshuti yanjye, nta muntu ayo mafaranga payi zizaba nkeya, zizaba nke bitewe n'umushinga. Ndetse wanasanga uyu muntu ufite payi 2 afite amafaranga menshi ugereranyije n'umuntu ufite payi 1,000 cyangwa se payi 10,000. Ikibazo cya kane cyose ntitukivuyeho. Rero ntuzumve yuko aya mafaranga ari make undi afite menshi, biterwa n'umushinga. Ikibazo cya kane, ese kuregisteringa payi mu by'ukuri nabibona ne? Kugira ngo nk'ubu ngubu ari abantu niriwe nitaba kuri telefone, ariko twasanze bagomba gutangira kuregisteringa izindi konti bitewe n'uburyo babikozemo. Rero kuri iyi business isobanutse, nushaka kuregisteringa payi, genda urebe ikiganiro nimero ya 20 kiragufasha uregisteringe payi neza utangije konti yawe. Ikiganiro cya gatanu na ku ingingo ya 5, ikibazo cya 5 kirabaza ngo itangazo ryasohotse riravuga iki? Ryo Dr. Nicholas yarayasohoye. Ubundi rya tangazo nabonyemo ibintu bibiri. Ikintu cya mbere, ariko ubwo ni bitatu. Icya mbere nabonyemo ko duhamagarirwa kujya muri festival, cyane cyane ku bantu bamaze gukora KYC na konti na payi zabo zamaze kuba migrated kuri Mainnet. Festival nicyo cya mbere. Iyi festival rero turayitabira dukoresheje iki? Ari icyo bita infographics. Reba bwa buryo bakoresha bapresenting ibintu kuri projecteri, bakoresha PowerPoint. Ni urugero, kamfata urugero rwa PowerPoint. Buriya ni infographics.
ni inkuru, ni ukuba ari inkuru mu buryo bw'ibishushanyo, akaba ari byo bivuga. Inyandiko ari nke cyane, nke cyane, nka bya bindi bafisha hariya ukavuga ngo iki gishushanyo ngo gisobanuye ngo ibi n'ibi n'ibi. Rero baragira ngo twinjire muri festival dukoze izo nkuru tugaragaza urugendo rwa Pi kuri Open Mainnet. Ni ukuvuga ngo bya bindi batweretse cyangwa batubwiye bigomba kuzakorwa muri iki gihe cy'amezi 6, bikore ubishushanyije muri izo nkuru zishushanyije nyine, hanyuma ubipostinge hariya muri Fireside. Hari uburyo ukaza yaramwitsa tangazo muri Read More, ureba ubu aho winjirira kugira ngo niba ushaka ko bagufasha ukajyayo aho binyura. Icya kabiri kiri muri iri tangazo no kuba batarakora KYC ni ukwitabira gukoresha application za Pi uko byagenda kose, kugira ngo bitume Pi igaragaza ko abantu bari mu gukora, bityo byihutishe cyangwa se bitegurire Open Mainnet bigaragara yuko abantu bahari. Icya gatatu nabonyemo nuko ibi bintu kubikora biraza gufasha abapioneers kubaha akazi. Mu yandi magambo ni ukuduha akazi. Nubwo biduha akazi, birimo gutuma tumenyera, dutinyuka, dusobanukirwa systeme ya Pi Network. Ariko niduceceka nta kintu tuzageraho habe namba. Rero buri wese ibyo agomba gukora, nko gukora ya profile, nko gukora kwandika muri Fireside, ibyo byo tugomba kubikoresha uko byagenda kose. Ibi rero bizatuma turushaho kuba intyoza, inkerebutsi, dutinyuke, dukoreshe systeme Open Mainnet izaze turi umuryango ushyitse, utekanye, usobanukiwe, uzi icyo gukora. Ibindi naba nibagiweho nakomojeho, umwe ngo arya bihora yatwunganira akabitwandikira muri comment kugira ngo turusheho gusangira amakuru, iyo nyunganizi. Ikibazo cya nyuma tugiye gusubiza ni ikibazo cy'ibiganiro bimaze gutangwa aho umuntu yabikura. Ibiganiro kuri Pi Network cyangwa se amahugurwa cyangwa amasomo cyangwa amakuru wabikura kuri channel nyinshi zitandukanye, ariko by'umwihariko nkanjye ubabwira hano kuri Business Isobanutse murabona ko hamaze kugera ibiganiro 25, ikindi cya 26, yego niba ntibeshya. Bityo rero nagira abantu inama yuko bakora ku buryo bayoboka Business Isobanutse, channel yitwa Business Isobanutse, bagahera ibiganiro bifite nimero, ukajya uhitamo ukavuga uti nimero 2, ikiganiro nimero 2 aribyo ntari nsobanukiwe, ukaza ukongera ukacyumva. Ni ibiganiro 25, iki ngiki turimo ni icya 26. Ndabasabye ni mujye kuri channel Business Isobanutse murebe guhera ku kiganiro cya mbere cyatambutse ku itariki 27 z'ukwa gatandatu. Uyu munsi turi ku itariki 2 z'ukwa munani. Murumva yuko n'ukwezi kurengamo, turakabakaba amezi 2 ntago turayageza. Rero ni muyoboke channel, ni mukore subscribe, ni muhererekanye mu bagenzi banyu, mukoresheye. Ariko mu by'ukuri buri wese aharanire kunguka, nibitaba ibyo ndakurahiye tuzahora dusubira muri ibi ngibi, bisubye ko hari igihe tuzaba tutakibisubiramo. Bityo rero nagira ngo ntabarambiye mbareke, dore ni weekend, abantu baba bakeneye kugira byinshi bihugiraho cyangwa se bikemurira batagiye mu bintu bibarambira. Ndagira ngo mbifurize weekend nziza,
abanyarwanda uyu munsi twizihije umuganura, wari umunsi w'umuganura. Mukomeze kuryoherwa n'umuganura mwateguye, mukomeze kuryoherwa nijoro ryiza, bari nijoro, abari ku manywa meza, bari ku gicamunsi cyiza, bari mu gitondo kandi igitondo cyiza. Buri wese ahari akomeza arwane ishyaka ryo kugira ngo aya makuru ntabaye wenyine, ahubwo ayasangire na mugenzi we. Mu by'ukuri ndamutse nguwe neza jyenyine nta kintu byamarira habe namba. Niyo mpamvu n'amajoro tuyarara tuvuga tutariko bagenzi bacu tuzishimane muri kiriya gihugu cya Pi Network. Igihe rero ibyo ngibyo bitabaye, haba habayemo ubugugu, habayemo kwikunda, ntabwo nabishobora. Rero niyo mpamvu tubishyira hano kugira ngo bigere kuri buri wese, atari abo turi kumwe muri groupe gusa, ahubwo n'uwo tutari kumwe muri groupe akabibona akabibyaza umusaruro, ariko nawe akagira ubutwari n'uruhare mu kubisangiza bagenzi be. Dukomeze tugubwe neza kandi buri wese yishyuke.